أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم القيامة ونسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم آمين. أما بعد ikuzo nishimwe na undi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yatakina umwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bamarayika akanayundagazaho amahoro n'imigisha yo nabaye mu rugo n'abasangira ngendo bayo nabayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo garago ba Allah dukomeje hadithi yacu twatangiye mu somo ryacu rya hadithi mu gitabo 40 an-Nawawiyya cya Imam an-Nawawi rahimahullah, aho tukiri kuri hadithi ya gatandatu, hadithi ya An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. Ubushize twarebeye hamwe ko ibyaje mu mategeko ari muri iyi hadithi birimo ibice bitatu. Tubona igice cya mbere ko ari al-halalu bayyin, ko ari ikiziruye kigaragara, turagisobanura uko dushoboye biiznillahi ta'ala. Hanyuma dukurikizaho igice cya kabiri ari cyo ko ari al-haramu bayyinun, ikizira nacyo kiragaragara kireruye buri wese arakimenya. Hanyuma icya gatatu wa bainahuma umurun mushtabihatun, na hagati y'ibyo ngibyo uko ari bibiri harimo umurun mushtabihatun, ibintu bidasobanutse birimo ubujiji, ibintu bidasobanutse birimo urujijo. Ntabwo twavuga ngo ni halali byeruye, nta nubwo twavuga ngo ni haramu byeruye, birimo urujijo. Mbere yuko ninjira muri ibi bintu, iyo tuvuga ngo ibintu Allah subhanahu wa ta'ala yaziruye bigaragara, ahangaha tugomba guhita twumva neza muri iyi maana yuko Allah subhanahu wa ta'ala ibyo yaziruye yarabyeruye nkuko yabivuze muri Qur'an muri aya zigiye zitandukanye. Uhilla lakum at-tayyibat, Allah yabaziruriye at-tayyibat, ibintu byiza. Nanone byaje mu zindi aya nyinshi zigiye zitandukanye, byaje no muri ahadith, hari nizo tuzabona muri iki gitabo nkuko biri muri hadithi inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik. Mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala kataba al-hasanati, yanditse ibyiza, was-sayyi'at nibibi, thumma bayyana dhalika, arangije arabigaragaza. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri iyo hadithi al-Qudsi itangira kutubwira ibyo ngibyo. Kubw'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala rero yaduhaye al-bayan, yatugaragarije ibyo yatuziruriye, nanone atugaragariza ibyo yatuziririje. Nk'urugero mu bijyanye n'amasano cyangwa se abantu tutemere gushakana nabo, Allah yazanye aya yeruye, hurrimat alaykum ummahatukum, mwaziririjwe gushakana na mama banyu, wa banatukum, n'abakobwa banyu, gukomeza n'izindi aya. Izi aya duhereye kuyibanziriza iyi ngiyi, iyikurikira n'ikurikira iyo ngiyo, ni ayati bita ayatil muharramati minan nisa, aya zitubwira bo tutemere gushaka mu bagore. Ibi ngibi byose Allah subhanahu wa ta'ala yarabitubujije, wa bayyanaha, aranabigaragaza kugeza ubwo la yashtabihu ala ahadin, bidasoba buri uwo ari we wese, cyangwa se ngo hagire urujijo rubaho kuri wa wundi uri kubisoma muri Qur'an ndetse no muri sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Idhan twabonye rero ibyo bintu bibiri, al-halalu bayyinun, ibiziruye Allah yarabigaragaje, wal haramu bayyinun, ndetse n'ibizira Allah subhanahu wa ta'ala yarabigaragaje. Ya'rifuhuma al-khasu wal-'am, ibi ngibi kubimenya bizwi na al-khas, n'abantu bihariye, wal-'am, ndetse n'abantu abari bo bose.
iyo tuvuze al khas n'abamenyi, abamenyi barabizi, wakadhalika al am n'abantu basanzwe barabizi. Kulluna ya'rif, buri umwe muri twarabizi ko aklul khinzir, kurya ingurube, haramun, ntago byemewe. Wa kulluna ya'rif, na buri umwe muri twe arabizi anna akla al maytati haramun, ko kurya ibyifushije bitemewe. Wa kulluna ya'rif, na buri umwe muri twe arabizi ko kunywa inzoga nko twabivuze haramun, birabujijwe. Wa kulluna ya'rif, na buri umwe muri twe arabizi ko nikahu dhawati almaharim, gushaka abo dufitanye isano, haramun, birabujijwe. Wakadhalika, buri wese arabizi muri twe ko ibishyimbo biziruye, nanone arabizi ko amaronji, amatunda Allah subhanahu wa ta'ala yayaziruye. Wa kulluna ya'rif, na buri umwe muri twe arabizi ko ahalla Allahu al-bay'a, Allah yaziruye ubucuruzi. Wa kulluna ya'rif, na buri umwe muri twe arabizi na Allah ta'ala, ko Allah subhanahu wa ta'ala yatuziruriye bahimatul an'am, yatuziruriye amatungo yo mu rugo aribwa, yatuziruriye ihene, inka, yatuziruriye inkoko n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose Allah yarabiziruye, ma lam yakun hunaka mani', igihe hatari iki, hatari mani'un shar'i, icyatubuza ibyo bintu mu dini. Ibyo byose Allah yarabitubujije, wabayyanaha lana, aranabitugaragariza. Waqad takallamna an dhalika bima fihi kifaya, twanavuze kuri ibyo ngibyo mu buryo buhagije insha Allahu ta'ala. Wa huna, ahangaha tugiye kuvuga igice cya gatatu cyaje muri iyi hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Igice cya gatatu cyaje muri iyi hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabivuze nkuko biri muri hadithi, wa bainahuma umurun mushtabihat, ngo na hagati y'ibyo ngibyo biziruye n'ibiziririje harimo umurun, ibintu, mushtabihatun, birimo urujijo, birimo iki, urujijo. Arangije aravuga ngo ibyo bintu birimo urujijo, la ya'lamuhunna kathiru minan nas, benshi mu bantu ntabwo babizi. Wasayati, turaza kuvuga kuri iki ngiki mu buryo burambuyemo gake. Wa qabla dhalika, na mbere y'aho ngaho ndagira ngo tuvuge kuri buri kantu ukwako insha Allah ta'ala. Wa bainahuma umurun mushtabihat, hagati y'ibyo ngibyo bibiri harimo ibintu bidasobanutse, cyangwa se harimo ibintu birimo urujijo nkuko twabivuze. Harimo ibintu bidasobanutse cyangwa se harimo ibintu birimo urujijo. Tayib, ibi bintu birimo urujijo, barakallahu fikum, ibi bintu birimo urujijo, noneho tugiye kugenda gake gake twandika ibi bintu birimo urujijo, aricyo gice cya gatatu. Ntabwo umuntu ashobora kumenya ese biraziruye cyangwa ntabwo biziruye. Ibi bintu birimo urujijo, aricyo gice cya gatatu, ntabwo umuntu ashobora kumenya ese biraziruye cyangwa ntabwo biziruye. Kubera iki? Kubera yuko biba bishoboka ko umuntu akeka ko byemewe cyangwa se bitemewe. Ibn Uthaymin rahimahullah yaravuze ati ngo n'impamvu yo kuba ibi bintu birimo urujijo, Ibn Uthaymin rahimahullah yaravuze ati n'impamvu yo kuba ibi bintu birimo urujijo ni kimwe muri ibi bintu bibiri. Icyambere, igice cya mbere, hari ubwo impamvu aba ari ukubera ko umuntu yagize urujijo muri gihamya akaba atayisobanukiwe. Igice cya kabiri ni ukuba icyo kintu umuntu atamenye aho gihuriye na gihamya, ni ukuba icyo kintu umuntu atamenye aho gihuriye na gihamya. Arangije Ibn Uthaymin aravuga ngo hari ubwo uko kugira urujijo biba bihuriranye n'itegeko ubwaryo. Hari ubwo kugira urujijo biba bihuriranye n'itegeko ubwaryo, cyangwa se
n'umwanya ikintu gifite mu dini, niba icyo kintu ari halali cyangwa se niba icyo kintu ari haram. Mu ncamake wenda kugira ngo tutavuga byinshi, nuko iki kintu kidasobanutse abantu benshi batazi, ntabwo bazi niba ari halali cyangwa niba ari haram, niba kiziruye niba kitaziruye. Nanone iki kintu abantu bakigizeho urujijo. Impamvu yo kuba bakigiramo urujijo ni kimwe mu bintu bibiri. Icya mbere ni ukuba batasobanukiwe dalili, yani bagize urujijo mu gusobanukirwa gihamya. Icya kabiri ni ukuba batasobanukiwe aho iyo dalili ihuriye n'icyo kintu, cyangwa se aho iyo gihamya ihuriye n'icyo kintu bashaka guhuza nacyo. Nanone aravuga ngo rero rimwe na rimwe hari igihe ukuba icyo kintu kirimo urujijo biba biri mu mwanya ikintu gifite ubwacyo, yani umuntu ntamenye ese iki kintu ni halali cyangwa ni haramu, ese ni makruhu cyangwa ni mandubu, gutyo gutyo. Yani iki kintu kiraziruye cyangwa ntabwo kiziruye, se kirashimishije cyangwa ntabwo gishimishije. Akaba afite urujijo hagati y'ibyo ngibyo byose. Barakallahu fikum. Tubyandike kugira dusobanukirwe neza insha Allah ta'ala. Hanyuma Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah aravuga ati ngo naho igice cya mbere ariko kuba umuntu yagira urujijo muri gihamya, ni ukuba yagira urujijo akavuga ati ese iyi gihamya ni impamo cyangwa ntabwo ari impamo. Icyo ni icya mbere. Naho kuba umuntu yagira urujijo kuri gihamya ni ukuba hadithi cyangwa gihamya. Hadithi ubwo niyo tuvuga kuko Qur'ani yo ni sahih, Qur'ani yo ni impamo. Ariko hadithi hari igihe aba ari impamo, hari n'igihe abantu baba barabesheye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Rero Ibn Uthaymin aravuga ngo kuba umuntu yagira urujijo muri gihamya ngo ni nko kuba hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam icya mbere umuntu yayigiraho urujijo akavuga ngo ese iyi hadithi ni impamo ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam cyangwa ntabwo ari impamo ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ni ukuba yagira urujijo akavuga ngo ese iyi hadithi ni gihamya y'iki kintu cyangwa ntabwo ari gihamya y'iki kintu. Ndasubiramo kugira ngo byorohe mu yandi magambo. Twabonye yuko ukugira urujijo cyangwa se ukudasobanukirwa bifite impamvu. Iyo mpamvu ishobora kuba ari uko umuntu yagize urujijo muri gihamya, cyangwa ari uko umuntu yagize urujijo mu kuba icyo kintu ariho cyinjira muri iyo gihamya. Noneho Sheikh aravuga ngo ukugira urujijo kuri gihamya ngo ni nko kuba hadithi, imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuzwe. Icya mbere twakwibaza tuti ese iyi mvugo ni impamo ku ntumwa y'Imana cyangwa ntabwo ari impamo ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ese iyi mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam cyangwa aya yo muri Qur'an, ese ni gihamya y'iki kintu cyangwa ntabwo ari gihamya y'iki kintu? Sheikh ahita avuga ngo n'ibi ngibi bikunze kubaho kenshi cyane. Aravuga ngo bibaho kenshi cyane, ugasanga umuntu ari kwibaza ese iyi hadithi yaba yaravuze n'intumwa y'Imana cyangwa ntabwo yavuzwe n'intumwa y'Imana. Niba yaravuzwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ese iki kintu ndi kuvugaho cyinjira muri iyi hadithi cyangwa ntabwo cyinjiramo? Ibi ngibi bibaho kenshi cyane. Naho igice cya kabiri aricyo cyo kuba icyo kintu ari kuvugaho kijyaniranye n'iyi hadithi, uretse ko iki ngiki kijya kumera nk'ibyo tumaze kuvuga, ngo ni nko kuvuga ngo ese ni ikibazo uri kwibaza, ubwo ukaba ufite iki urujijo kuri icyo kibazo. Na biriya byose ni ibibazo uri kwibaza kubera kutabibonera ibisubizo, ukaba ufite urujijo.
hano ukibaza uti ese iyi mas'ala ndiho, iyi ngingo ndiho ijyanye n'iyi hadithi ubwayo cyangwa ijyanye n'iyi hadithi ubwayo? Ukavuga ngo iyi mas'ala ese ijyanye n'iyi hadithi ubwayo cyangwa ijyanye n'iyi hadithi ubwayo? Turaza gutanga urugero barakallahu fikum kugira ngo tuze kubisobanukirwa. Mu dini hari ibintu biza tugashaka kubimenyera hukumu tuyicukumbuye mu mategeko, ariko iyo hukumu cyangwa se uwo mwanya iryo tegeko rifite mu dini ukaba utaraje weruye muri iyo hadithi. Urugero ngiye kubaha mathalan ni nka hadithi ivuga ku gusiba yawmul ithnain, reka bariyo dufatiraho urugero barakallahu fikum. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mu byaje muri ahadithi zayo nuko yavuze ko yawmul ithnain niwo munsi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavutseho. Icyo ni icyambere. Nanone intumwa y'Imana iravuga ngo ni nawo munsi ibikorwa bizamurwaho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nkakunda ko ibikorwa byanjye bizamurwa bikamurikirwa Allah nasibye. Hano noneho tugiye gukora kuri bya bintu twavuze. Icyambere, ese iyi hadithi ni sahihi ntago ari sahihi? Igisubizo wenda turamenya ko ari sahihi nyuma yo kumenya ko ari sahihi. Ese ni dalili yo gusiba kuwa mbere cyangwa ntago ari dalili? Tukaza gusanga ni gihamya yo gusiba kuwa mbere. Mathalan hari igihe rero ubutabizi numenye niba ari dalili, nko kuba iyo dalili cyangwa iyo hadithi utayisobanukiwe ngo ube wabasha gukuramo izo ngero. Ariko reka tujye ku cya gatatu, ni nacyo nashakaga kuri iyi hadithi. Tukavuga tuti ese iri tegeko ryaje muri iyi hadithi, yani kuba dukwiye gusiba ku munsi wa mbere, ngewe rirandeba cyangwa ntago rindeba? Urugero, ngewe ku giti cyanjye rirandeba cyangwa ntago rindeba? Icyatumye mvuga gutya nuko ndi kuvuga ni ngewe ntago navutse yawmul ithnain. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam niyo yavutse kuwa mbere, fabitari ngiye kwa ko navutse kuwa mbere, iyi hadithi ishobora kuba itandeba. Icyo ni ikibazo. Noneho buri uko umuntu agenda ashaka ubumenyi, ari nayo mpamvu muri iyi hadithi harimo ngo ibyo bintu bidasobanutse la ya'lamuhunna kathiru minan nas, benshi mu bantu ntago babizi. Nuko buri uko umuntu agenda ashaka ilmu arabimenya. Nanone nuko hari bamwe mu bantu babizi. Kubw'ibyo iyo dukomeje iyi hadithi dusanga hari ikindi kintu intumwa y'Imana yavuze abantu twese twinjiramo, aricyo cyuko ibikorwa byacu twese bizamurwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala yawmul ithnain. Tukahita tuvuga tuti ese twebwe natwe turebwa no kuba ibikorwa byose bizamurwa kwa Allah yawmul ithnain kuwa mbere? Igisubizo ni naam, ni yego, ibikorwa bizamurwa kwa Allah kuwa mbere. Niba dusanze bizamurwa kwa Allah ku munsi wa mbere, ubwo turacyari gukuraho urwa urujijo rukavaho. Rero tugahita tuvuga ngo natwe twinjira muri iyi hadithi. Ndasubiramo mu ncamake. Twabonye yuko iki kintu kuba kidasobanutse, impamvu ishobora kuba ari uko nagize ugushidikanya kuri dalili, nkagira ugushidikanya mu buryo bubiri. Ese iyi dalili ni impamo cyangwa ntago ari impamo? Ubwo ndavuga hadithi. Nyuma yo kumenya ko ari impamo, nkongera nkibaza ni ese niba ari impamo ni dalili y'iki kintu cyangwa ntago ari dalili yacyo? Ubwo ngubwo ibyo ngibyo nicyo kibazo uba ufite kugira ngo uze gusobanukirwa. Nanone ushobora kwibaza uti ese noneho niba bimeze gutya, iyi dalili twamaze kubona ijyaniranye n'iki kintu ubwacyo, nko kuba gusiba ibindeba ngewe nkanjye cyabireba intumwa y'Imana gusa. Nituramuka tuvuze ngo bireba intumwa y'Imana, wenda ndaba nagize urujiro ko intumwa y'Imana yavuze ngo niwo munsi yavutseho. Ariko ninkomeza hadithi ndaza gusanga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yaravuze iti niwo munsi ibikorwa bizamurwa kwa Allah, nanone urujijo rukavaho. Walidhalika mu ntangiriro umuntu aba atazi iki kintu ubwacyo ni iki. Mbere y'uko umenya iki kintu utegereza kukimenya, nta gupfa gukora nk'uko biri muri hadithi barakallahu fikum.
nanone nkuko byanaje muri hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, ujureka icyo ushidikanyaho ukore icyo udashidikanyaho. Hadithi iri sahihi, hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. nanone intumwa y'Imana yadutegetse kugarura ibi bintu ila ahli ilm, kuri babandi bafite ilmu. Idhan la ya'lamuhunna, intumwa y'Imana yakomeje igira ati la ya'lamuhunna kathiru minan nas, benshi mu bantu ntago babizi. Bisobanuye ko ibi bintu birimo urujijo benshi mu bantu ntabwo babizi. Ibi bintu bidasobanutse benshi mu bantu ntabwo babizi, ariko hari n'abandi babizi. Ibn Uthaymin rahimahullah yazanye ikintu cy'ingenzi kuri iri jambo, aravuga ati intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ivuga ngo benshi mu bantu ntabwo babizi, ntabwo yavuze ngo benshi mu bantu kurusha abandi ntabwo babizi, ngo bihita bisobanura yuko benshi mu bantu ntabwo babizi na benshi mu bantu barabizi. Idhan huna al-amru adila, ibintu birangana. Bisobanuye ko benshi mu bantu ntabwo babizi, nanone benshi mu bantu barabizi. Niko Ibn Uthaymin yavuze. Kubera iki Ibn Uthaymin yavuze gutyo? Ibn Uthaymin yavuze ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo benshi mu bantu ntabwo babizi, ntabwo yigeze ivuga ngo benshi mu bantu kurusha abandi ntabwo babizi. Bihita bisobanurwa ko rero benshi mu bantu ntabwo babizi, nanone benshi mu bantu barabizi. Idhan bose ni benshi, ababizi ni benshi n'abatabizi ni benshi. Turajyanirana kubera ko intumwa y'Imana ntabwo yabivuze ishaka kugereranya. Iyo ishaka kugereranya mu cyarabu yari gukoresha aktharu, benshi mu bantu kurusha abandi ntabwo babizi. Rero intumwa y'Imana yaravuze ngo iki? Benshi mu bantu ntabwo babizi. Bisobanuye ngo benshi mu bantu ntabwo babizi n'abandi benshi mu bantu barabizi. Ni ibintu bingana. Sinzi niba ngaha muri kubisobanukirwa. Barakallahu fikum. Noneho ikindi kintu ntangaho tanbihi ni uko muri ahlus sunna wal jamaa dufite qaida, dufite umusingi uvuga ngo ahlus sunna wal jamaa, abantu bo muri ahlus sunna wal jamaa iyo haje ibintu birimo urujijo yaruduna almutashabih ila almuhkam, ubu bafata ibintu bidasobanutse, yani batari gusobanukirwa, bakabigarura ku byo bari gusobanukirwa kugira ngo babisobanukirwe. Bisobanuye yuko iyo ibintu bigucanze ukumva ntabwo uri kubyumva, ureba ibyumvikana mu dini kugira ngo usobanukirwe ibitumvikana. Babandi fi qulubihim zayr, mu mitima yabo bafite ubuyobe, fayattabi'una ma tashabaha minhu, bo bakurikira ibirimo urujijo, ibtigha alfitna, nta kindi bifuza uretse iki? Fitna. Naho babandi bemera la, ntabwo ari uko nguko bameze. Barakallahu fikum. Idhan abantu bemera bo bafata bya bintu bidasobanutse, ntibaze ngo bavuge ngo idini ntabwo risobanutse, la, ahubwo bakora iyo bwabaga bakajya gusoma adila zose bakazisobanukirwa, bakareba ibintu bisa bihuje cyangwa se bifite aho bihuriye. Ntabwo abantu ba sunna baza muri aya mathalan urugero ngo basome ngo fawailul lil musallin, ibihano bikaze biri ku basari, ngahita rekera avuge ngo iyi aya irancanze, la, ahubwo abantu ba sunna arakomeza aya kugira ngo izikurikira zimusobanurire. Alladhina hum an salatihim sahun, babandi iyo basari bagira gute? Babandi iyo basari biyibagiza iswala bakazisara uko bishakiye. Alladhina hum yura'un, babandi basari kugira bababone, yani barasaye ariko imma asara uko yishakiye cyangwa asari kugira bamubone. Fahaula, abo ngabo nibo ahangaba bari kuvuga. Rero iyo aza kuba ari wa muntu ukurikira ibintu bidasobanutse, yari kuba nk'abakristo ngo harimo amayobera matagatifu, ariko mu dini yacu harimo umuti, buri kimwe cyose kiruzuye kiranasobanutse. Barakallahu fikum. Idhan kuba harimo ibyo bintu bidasobanutse, hari abazi umuti wabyo n'igisubizo kuri byo. Niyo mpamvu Allah yavuze ngo idha ja'ahum amrun min al-amn
awil khawfi adha'u bi, ngiyo baramutse baziwe n'ibintu bijyanye n'umutekano, awil khawfi cyangwa bijyanye n'ubwoba, ibikora kuri ibyo ngibyo, adha'u bi, batangira kubyasasa kugira gute, allati walau radduhu ila rasul, kandi babigaruye ku ntumwa ya Allah, wa ila ulil amri, cyangwa se kuba bahagarariye abayobozi babo, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, babandi babicukumbura muri bo bari kubimenya. Nanone Allah ati fasalu ahla dhikri, mujye mubaza abazi abamenyi, in kuntum la ta'lamun, niba mutazi. Nanone Allah ati nimuramuka mugize icyo mutumvikanaho, farudduhu ila Allahi wa rasul, muzabigaruye kwa Allah n'intumwa ye. N'izindi ayat ndetse na ahadith zaje zigaragaza aho tugaruka igihe dufite icyo duhuye nacyo kidasobanutse. Barakallahu fikum. Idhan ibi bintu bidasobanutse ntabwo muri ahlus sunna wal jamaa tuvuga nk'abakristu ngo ni amayobera matagatifu, ahubwo mu dini ryacu buri kimwe cyose kirasobanutse. Hari ababa batagisobanukiwe, bagomba kugaruka ku bamenyi, nanone bagomba gushaka ilmu wa hakaza, kubera ko hari n'ababisobanukiwe. Walidhalika intumwa y'Imana iti la ya'lamuhunna kathiru minan nas, benshi mu bantu ntabwo babizi. None intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nyuma yaho iduha umuti, insha Allah ta'ala niwo tuzavuga ubutaha. Tunasoze iyi hadithi ninze ku bintu bijyanye n'ibintu bidasobanutse, kubera ko hunaka man yushakiku fi dinillah, hari abantu baza bakazana ugushidikanya mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi Allah yaravuze ngo ma farratna fil kitabi min shay, ntacyo twigeze dusiga tutavuze mu gitabo. Allah yaravuze ngo al yawma akmaltu lakum dinakum, uyu munsi mbuzurije idini yanyu, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Allah subhanahu wa ta'ala rero yatwuzurije idini. Nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yasoje ubutumwa, la khayra illa dalla al ummata alayhi, nta cyiza uretse ko yakirangiye umma ye, la sharra illa hadharaha minhu, nta n'ikibi uretse ko yakibujije umma ye, yanayisize iri mu buryo bwiza, iri ku murongo. Barakallahu fikum. Iyo tugize icyo tubona tudasobanukiwe, narudduhu ila Allahi wa rasul, tukigarura kwa Allah n'intumwa ye, nk'uko byavuzwe na Imamu Dhahabi mu gitabo cye Siyar A'lami Nubala, avuga ngo ni aramuka habayeho alfitan, habayeho inzitizi n'ibigeragezo, fatamassak bisunna, muzarangwe no gushikama ku migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama. Nanone murangwe no guceceka, wala takhudh fima la ya'nik, uramenye ntuzanage mu bitakureba. Ama ashkala alayka, ibizakunanira cyangwa se ukumva ntabwo bisobanukiwe, farudduhu ila Allahi wa rasul, uzabigaruye kwa Allah ndetse n'intumwa ye. Waqif, nurangiza uhagararira aho ngaho, waqul, uvuga uti Allahu a'lam, Allah ibindi ni ubizi. Twategetswe rero kugarura ibyo tudasobanukiye kuri Allah n'intumwa ye. Wala sabila ila dhalik, nta n'inzira y'ibyo ngibyo uretse kubamenyi. Uretse kuki? Uretse kubamenyi. Barakallahu fikum. Nibi ngibi Imamu Dhahabi yavuze ntabwo biri kuri we. Intumwa y'Imana igihe habayeho fitina niyo yabiturangiye muri hadithi ya Irbab, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, mu by'ukuri abazabaho nyuma yanjye, fasayara ikhtilafan kathira, bazabona ugutandukana kuri ku rwego rwo hejuru kuzaba guhari. Ibyo nimiramuka bibayeho, fa alaykum bisunnati, muzarangwe no gushikama ku migenzo yanjye, sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyin, ndetse no ku migenzo y'abasigire banjye bayobora abantu kandi bari ku muyoboro. Intumwa y'Imana iti abdu alayha bin nawajid, muzabifatishe ibijigo byombi. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, kandi muzirinde no guhimba mu dini no kugira ibyo mwongeramo ibyaduka. Rero intumwa y'Imana yaduhaye umuti tugomba kurangwa nawo nyuma yayo. Barakallahu fikum. Impamvu ninze kuri iki kintu nuko iyi hadithi ukuyizana nukugira ngo twirinde ashuba, twirinde urujijo. Nanone munabimenye ko urujijo mu dini abantu baruzana kubagenderaho, tujye tumenya yuko turi kugendera ku nzira yande ya shayitani, kubera ko shayitani
niwe iyo ashaka kuyobya abantu abinyuza mu rujijo, akabanza akagucanga ukumva ntabwo uzi ibyo urimo. Ariko iyo umuntu yize akagira ilmu, agira ugutuza no gushikama. Reka duhagarare aha ngaha dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturinda kugwa mu rujijo, akanaturinda urungabangabo mu dini. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.